ni chaîne dusobanuraho indimi tukeditinga n'indirimbo twandika ama lyrics. Uyu munsi rero tugiye kubasobanurira isomo ry'igiswahili, aho turabasobanurira ibihe by'igiswahili cyangwa se tondaguranshinga. Kuri uyu muntu Kinyarwanda avuga ngo ndagenda, uragenda, tenses kagaragaza ngo ibintu uri kuvuga kwivuga ryari, biraba ryari se, cyangwa se ni mu kihe gihe ibyo bintu uri kuvuga biri buze kubamo. Ubwo niho tubona mu Kinyarwanda inzagihe, impitagihe, n'indagihe. Mu Giswahili rero naho ibyo turabigira ku buryo umuntu ashaka kubyerekana ugenda uvuga uti dufite wakati uliopo, wakati uliotimilika, wakati ujao, ariko uyu munsi turaza kwifashisha wakati uliopo ariyo mu Kinyarwanda twakwita indagihe. Indagihe rero ni cya gihe tuvugamo ibintu biri kuba ubu nonaha. Ndarya cyangwa se ndimo kurya, ndagiye, ndagenda, uragenda, gutyo. Mu Giswahili rero nibyo tugiye kubereka uburyo umuntu yabikora. Ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu bikomeye, murahita muza kubisobanukirwa. Nk'uko mu Kinyarwanda dufite nge, wowe, we, twe, mwe, nabo, no mu Giswahili turabigira tukagira mimi ariyo nge, wewe, yeye, sisi, nyinyi na wao. Izi rero ni ngenga zikenera noneho subject prefix arizo tugiye kuza kubereka. Izo subject prefix zikadufasha kugira ngo tuze kubona uko dutondagura ya nshinga. Subject prefix rero mu Kinyarwanda ntabwo nahita mvuga ngo prefix ni aho ujya ubona banditse ngo ni inyomekwa mbere ngo niki, ariko ntabwo njye namenya mu Kinyarwanda cyanyacyo ngo ni iyihe. Gusa nzi ko ari akajambo katihagije ko bita morpheme. Abantu bize indimi cyangwa se linguistique bahita babyumva neza. Niyo usanga rero umuntu ari kuvuga ngo mimi ni, wewe u, yeye a, sisi tu, nyinyi mu, wao wa. Kariya kajambo kabanza dukurikizaho akarangagihe. Ubwo uvuye kuri subject prefix ukurikizaho kakandi kararanga igihe turi kuvugamo. Mu Giswahili niba ari wakati uliopo, iyi turi kwiga ukurikizaho na, ugakurikizaho noneho radicale cyangwa se verb root, umuzi. Ubwo rero ukaba umaze kubona interuro ya mbere. Niba ari mimi ninasoma, twajya nko muri ujao mu gihe kizaza cyangwa se mu nzagihe tugakoresha mimi nitasoma. Ako kajambo ka subject prefix niko dukurikizaho akarangagihe. Twava ku karangagihe tugakurikizaho verb root, tukaba tubonye interuro iri no kugaragaza igihe turi kuvugamo bya bintu byacu. No mu Kinyarwanda rero izo subject prefix zirimo, ariko ho kuri internet bazise indangangabo. Niho ubona iyi na ihagarariye ngewe, wa muntu uri gukora igikorwa, u, wowe, a, tu, mu na ba. No mu Giswahili rero twari turi kubona ni, mimi ni, wewe, u, gakurikizaho stem cyangwa se cya gice kidahinduka cy'inshinga, kurikizaho umusozo. Ubu mimi ni, wewe, u na yeye a, ugakomeza kugeza ku muntu wanyu. Nk'uko twabibabwiye rero, ubwo iyo tugiye gutondagura mu Giswahili tugavuga indagihe dukoresha akajambo na, ariko kaza tuza kwita tense marker cyangwa se kari kugaragaza igihe. Mu Giswahili akajambo runaka kagenda kagaragaza igihe turi kuvugamo. Ubwo niba ari igihe kizaza dukoresha ta, niba ari igihe nkuko bavuga ngo nitacheza, niba ari iki gihe rero cya nonaha present dukoresha na,
iki gihe rero cya nonaha cyo twita indagende iyo tugiye gusobanura, bwa mbere twabetse yuko tuzifashisha subject prefix ariyo turazibereka ni u a, dukurikizaho tense marker igaragaza cya gihe, wakati uriyo bikoresha na, niho twase tuvuga ni na, noneho tugakurikizaho radicale cyangwa se cya gice kidahinduka stem, soma mimi ni na soma, cyangwa se root verb root. Aho ngaho rero umuntu amaze kuvuga ngo ndasoma cyangwa se ndimo gusoma, interuro ya mbere ukaba urayikoze mu Giswahili mu ndagi. Urayikoze interuro ya mbere ukaba urayikoze, ariko ntabwo tuzakora interuro imwe tuvuga ngo ndasoma, tuzajya no kuvuga ngo umuntu undi arasoma, urasoma, turasoma, ubwo niho tuzavuga ni nasoma, ngewe ni ya prefix ibanza, hakurikiraho tense ka kantu kagaragaza igihe na, noneho hakaza nasoma root umuzi. Ubwo ndasoma, unasoma, urasoma, anasoma, tunasoma, munasoma, wanasoma. Ubwo ukaba umaze gukora interuro zirenze imwe mu Giswahili, kandi noneho ukaba umaze no kumenya gukoresha indagihe yo mu Giswahili cyangwa se present tense. No mu Kinyarwanda birimo, niho rero uri kubona ko habanza n igaragaza wa muntu uri gukora igikorwa, la kari kuranga igihe, noneho kaza n'umuzi. Ni ibintu byoroshye cyane, nizere yuko mugiye gutangira gukoresha Igiswahili cyangwa se indage y'Igiswahili. Twifashishije urugero rw'indirimbo, ni indirimbo ya Chameleone bita Naumia. Urabona ko hariho na yindi iri kugaragaza umuntu uri gukora igikorwa, hakaza kuumia, ubwo naumia gutyo. Umia niwo wamuzi, na noneho ni iri kugaragaza iki, hariho na iri kugaragaza igihe turimo, kari wakati uriyopo, hakaza noneho na kuumia ari wo muzi. Abantu bazi Igiswahili ntabwo bakunze kuvuga ngo ni naumia, abakoresha naumia, naenda, irani bakaza kuyirengagiza. Abantu bamaze kumenya Igiswahili, ariko iyo umuntu atarakimenya ni ngombwa ko nazira subject prefix abazizi hazajya avuga ati ni naumia, unaumia. Ariko uzi Igiswahili baravuga ati naumia, unaumia, waumia, mnaumia, tunumutu anaumia. Ariko urabona ko hano babigaragaje ni naumia. Noneho bwa kabiri urabona ko babigaragaje, umuntu ashaka yavuga ngo nalia, ariko urabona ko yanditse ngo ni nalia, ni nalia. Biza gukunda, ubwo buryo bwose buremewe, kwa sababu unarudi usiku nyumbani. Umuntu yari arimo ababaye cyane cyangwa se akomerekejwe ndetse akarizwa nuko umudamu we yari ari kugaruka mu rugo bwije mu gicuku. Indirimbo narayisobanuye kuri chaîne irahari. Urabona rero ko umaze kumenya wakati uriyopo, Igiswahili waba wakimenye, kuko nk'iyi ndirimbo uhita ubona ko wahita uyisobanukirwa mu buryo bworoshye cyane. Iyi ndirimbo ni muyishaka niyo yandi muzasanga, ntabwo nzi kuririmba naumia, gutyo muzahita muyimenya. Hakaza rero n'indi ya Jose Chameleone bita izina ura ntabwo naryibuka, bayita Badirisha. Nayo urabona ko bavuga ngo unaniumiza sana, hari kuza ya yindi ya prefix, subject prefix twaberetse, hakaza na iri kugaragaza igihe ibyo bintu biri kubera. Tense murabizi yuko igaragaza igihe ibintu biri kubera, na hahise, na hazaza, cyangwa se n'ubu ngubu. Tugenda habamo utundi dusabu tugenda dusobanura ibintu,
ariko wakati uliopo iba ari ibintu biri kuba nona. Uri no usanga umuntu ngo unaniumiza sana, iri kugaragaza ko ari umuntu wa kabiri, ngenge ya kabiri. Hariho nge, wowe urakora ibi, rero unaniumiza iri kugaragaza wa muntu, na ikagaragaza ko ari present tense cyangwa se indagihe, ubu turimo nyine ibintu biri kububu. Ni insimbura zina iri kuzihagarariye umuntu, nkuko bavuga ngo wenda mu Kinyarwanda umuntu aho nakoresha nk'insimbura zina, urakijyanye, ntavuga wenda ngo ujyanye igitabo, akavuga ngo urakijyanye, iraki irimo kuzihagarariye cya gitabo. Ubwo rero na hano niko yaje imeze. Umiza ubwo ni yo yava blood, iko ni kuumiza, unaniumiza sana. Ninateseka ubwo ni ukuvuga ngo ni iri kugaragaza ngewe, mimi ni, na ikagaragaza cyagihe, hakaza no kuteseka. Ndani moyoni, irabyo ndani moyoni, ndani ni nabakari preposition, moyo ni umutima, ni noneho ni mimbele moyo. Zabibereka nabyo ukuntu wakoresha iriya ni ukaza kugaragaza inside something. Kwenda darasa, darasani, ubu ni darasa ni ishuri, darasani ni mwishuri mimbele. Noneho muwili ni umubiri, muwilini ni mu mubiri mimbele nyene. Mimi naumwa noneho kuvuga ngo mimi na ni yindi ya uliopo. Nababwiye ngo ntago ari itegeko buri gihe ngo dukoreshe ni ngo ninaenda, ninafanya hivi na hivi. Ushobora no gukoresha na bigahita biza kumvikana, ariko ni ku bantu bamaze kumenya igiswahili. Naumwa, wariho kuuma, nujya gushyiraho wa naumwa, uzawongeye ikintu bita mu Kinyarwanda ingereka, kwa kuno umuntu yavuga ngo ndahingisha, urahingisha, hariho guhinga, kaza ubwiye bari guhingisha, umuntu ahitaza kumva ibindi bintu. Nano naumwa niba kuuma ari ukuribwa, ubwo ari ukuribwa nyine, kuuma cyangwa se kubabaza. Noneho ubwo iyo bibaye kuumwa, uyu muntu nyine yari arimo kujya gute kumubabaza mu mutima. Iyi ni ingereka bari bongeyeho. Unaniumiza sana na ninateseka ndani moyoni, mimi naumwa, ngo umutima arimo kuribwa, ari kubabazwa, kugira se kubabara. Ntabwo ndi kumva Ikinyarwanda cyiza, nahita nkoresha kugira ngo uze kubyumva. Uzayireba z'Ikinyarwanda zabitiramo commentaire yasobanurira abantu, noneho natwe indi video tuzakora tuzabasobanurira. Nizere ko abantu maze kumenya wakati uliopo. Tuzakurikizaho ibindi bihe, harimo igihe kizaza, inzagihe, tubereke inzahato, inzahafi, tukurikizeho igihe cyahise, tubereke imitakare n'imitakera. Byose tuzagenda turabibereka, ariko tuzajya twifashisha indirimbo, twifashisha Ikinyarwanda turi gusobanura Igiswahili kugira ngo abantu bazi kumenya indimi zo muri East Africa mu buryo bworoshye, ariko n'izindi tuzagenda twongeramo. Intego yacu ni kugira ngo umuntu yere kumenya ururimi rumwe nk'inka, ahubwo azajye amenya n'izindi ndimi, ku buryo ahari abantu bari kuganira utakumva ufite ikibazo.